waramuzi yaramunye ko yarana twageze arambirana uko nayenze ko mwese muri iri ngo waruzi ngo ndamugene waruzi ko twese turi muri nawe ntiyakugiriye ibanga ahita abivugira imbere y'abantu werazi ko tureshya gutya nanjye bitamubwira avuze ko tureshya ntiwaruzi ko tureshya buri umuntu nawe azi kuganira neza nkawe ariko tujya tuvugana da ni umuntu ugenewe wiyurekura nawe akaba yaganira n'abantu uretse ko we turaganira pe wafata nka ndabasuhuje cyane abakunzi ba Nkwakuzi TV ndabakunda ntago nzahwema kubifuriza ibyiza kuko mukwiye ibyiza ni mwebwe mutuma turamuka dutekereza tubashakira biradufasha bari bafite imitima yihebye yongera igaruke bari baremerewe mu mutima wongere wururuke menye neza ko mu ijuru hari Imana igambiriye kandi kutugirira neza reka banze musuhuze umeze ute mushiki wanjye umeze neza Imana ishimwe ndabibona ko umeze neza banze twibwire witwa amazina yanjye niyo mubyeyi Apoloni uri umumama uri umukobwa uri umukobwa ushima Imana umukobwa witegura gukobwa amina ndagukunze cyane uvuka hehe iwacu ni mu Burasirazuba muri Gatsibo Kizigo Gatsibo k'Imitoma urabizi ko ariko bahita abantu baho bazi gutera imitoma cyane buriya cyane barakuzenyereje mise mbibona kubera ko nduwaho ntago bankanga we ntago bagukanga ko nduwaho mbamenyereye ubamenyereye baratashye ababyeyi bariho mama ni uri na papa yaratashye Imana mwakire mu bashyo hanyuma abantu benshi bakunda kuvuga ko mubana n'ubumuga bw'ubugufi bukabije ntago bavuga kwa kundi ziriya mvugo ntago ariko niyo babimbwira iyo umuntu yiyakiriye aba yariyakiriye niyo babimbwiraga numva kizima nuko hari icyo mba naramenye aha hari icyo waramenye icyo wamenye nta kibazo ntamuka it's okay nta kibazo wamenye Imana ukunda Imana ukunda gusenga ukunda Imana n'abantu bayo hanyuma se gukunda Imana ubona bimaze iki ubona hari ikintu bimaze wayikunda utayikunda ko yakuremye kuyikunda biterwa n'uburyo muba mubanye kwisabye ikakiguha gusa ukakunda kuyisaba uti Imana ntuzankoze isoni kandi koko ntabwo Imana irankoze isoni ko byagenda kose urasa nk'uwongerejwe ntabwo Imana igikoze isoni nta muntu wayiringiye ngo yikorere amaboko niko dukunda kuvuga wayiringiye wikorera amaboko wari uvuze ko mwavutse muri abana 8 ubu hariho 5 bose bafite ubumuga bwo bugufi bukabije oya bose ni barebare nta n'umwe munareshya n'ibishongore abandi ni barebare cyane rwose babashize ibisoni ariko ntabwo abandi bose ari abashize ibisoni ariko nabo barimo nyine babashize ibisoni ko barebare b'ingari abo bita ibishongore ubwo rero ntabwo ninjye njyenyine wavutse gutya ariko ikintu nabarushije ni ukumenya Imana uburushije kumenya Imana icyo kintu cya mbere icyo cy'ingenzi hanyuma se ubwo kugira gutya ukabona uvukanya n'abandi ni barebare wenda uri mugufi ntago byaguteye igikomere umutima byaneye ipfunwe cyane no kugendana nabo bintera ipfunwe ariko kandi wumva muvukana tuvukana nyine hari abo byaterwaga nabo bigaterwa nabo bamwe bakamwasi twagendana ntabwo bamuhamagara no kuri fone akaza hakaba hari bamwe bifuza ko twagendana ariko biterwa n'uko abenshi batifuzaga ko tugendana cyangwa ko mba namenyekana nko mu bantu ngo bavuge ko
tuva inda imwe ukumva ntabwo bashaka kwerekana ko ko muvukana tuvukana mbese nanjye ahora mfite iryo pfunwe ahora ndi byo kumva ko abantu muvukana batakwibonamo ndi wa muntu uzava batagukunda batankunda wari wa muntu ushobora kubona nk'abantu nkigendera bitewe n'uburyo baba barambwiye atari wa muntu wishima nk'uburyo ari igihe nasekaga bakavuga ngo nacyo kirasetse nkumva guseka n'icyaha ntabwo nagiraga izina ryiza ryabaga ari icyo dore ko nk'aho izina ryawe batarizi dore uko kireba dore uko kigenda mbese ibyo bintu wenda usibye abavandimwe se wenda bo reka tubare ko bari bakiri n'abana n'iki ababyeyi bo wenda nk'iyo hazaga abashyitsi bo wabonaga nta kintu bibatwaye ababyeyi rero ababyeyi nyuma iyo hazaga abashyitsi bitewe bo ntabwo babimbwiraga ahubwo nyuma maze kuba mukuru nyine buri kimwe cyose nakiha nta kibazo niho bambereye babi niho bambereye babi cyane kuko ibyambayeho mbere nyiri umwana nyiri uruhinja ntabwo nabihaga agaciro kubera ko natigeze mbibona wumvaga utazi n'ibyo ariko noneho ibyo niboneye cyane n'amaso ibyo byahise bimfungurira n'ibya mbere n'ibyabaye nazi ubwenge ni ukuvuga ngo ibintu bagukoreraga ndeba nibyo byatumye ugira amatsiko yo kumenya inyuma yo kumenya noneho n'ibyabaye narabizwe bisanisha byose ukajya ubisanisha n'ibiri kuba nkavuga ni koko nkahita niheba nkavuga narapfuye nubwo baba baranyishe mbere mani uwanshigarije iki no kumbabaza gutya noneho nareba n'uburyo nyine meze natariyakira cyo kuza benshi nk'ahantu ngiye n'ahantu bakambwira bati rero jya wihangana niko bigenda jya wihangana nyine uko byaba biri kose imana iragukunda kandi imana yakuremye ibizi kenshi no kujya gusenga nakunda kujya gusenga imana ikanganiriza nk'iyo nabaga ndi muri korali nkumva imana imbwira nk'amagambo meza ikambwira umwana wanjye ndagukunda nanjye wakwiremeye kenshi yakunze no kumbwira ko nyine nta muntu ngo nigeze nkurikiza kuko abantu mu rugo bajyaga bavuga ngo usenga mwazabasha no mu miryango na hehe imana ubwayo yaranyibwiriye ngo ndi kado nahaye iwanyu ndi kado nahaye iwanyu icyo kintu rero gitumamo mwigirira wenda nuza icyizere kuko utabayeho kubw'impanuka uko byagenda kose nta muntu uzambyara kuko nahoraga njye no gusenga ngavuga imana uzambabare muri bakuru banjye na barumuna banjye ntihazagire umuntu umbyara kuko nahitaga mfata uburyo nabayemo nkibaza ipfunwe mfite nkibaza ukuntu ngenda mfite isoni nta muntu unyegera ati dore cya gikorwa cyo kwa runaka dore uko kigenda tayiwe tumaze murebe kiriya kintu urumva ibyo bintu bimbamo bituma ngira umwanya wo gusenga ndavuga ngo uzambabare ariko ubwo watangiye guhambuka ukabivuga urimo gukira iyo umuntu avuga kuko akenshi nakundaga kwigunga ukumva uri wenyine ukumva nta muntu ugukunda nagezemo abenshi barambwira ati ngwino wicare mu bandi numva sinakwicara kandi imana ikambwira iti umva nzagukoresha uko byagenda kose unzamvugira niyo nabaga narajya no muri ka kamwe ugomba kujya muri kwa ko byagenda kose ukamvugira izina ryanjye rigahabwa abantu rero badukurikiye mujya mwiheba mukumva ibintu byarabacikiyeho ibintu byarakurangiriye nk'isi yarakuguye hejuru ngira ngo ubuhamya burimo burabubaka buraza kubaka abantu bari bihebye kandi wenda bafite amahirwe menshi y'ubuzima n'abantu bameze nkawe bahuye n'ibikomere nk'ibyo usanga nabo bakiri imbere urumva ko wagize ikibazo cyo kujya uhezwa mu rugo bakuru bawe nibo bakubwiraga bati nitubona abashyitsi ujya uhunga nawe ubwo yarambwiraga ati abashyitsi bageze hafi ukibwiriza ukagenda muvukana mama ntagire ikintu abikoraho nawe akabyihorera ko hari igihe se abantu bajya babeshya wenda ushobora kuba wambwiye ko ibyo bagukorera ibyo byatumye ugira amatsiko yo kumenya mu mavuko yawe wenda ntiwasanga hari nk'ibyo waba waramenye bababeshyera ntabwo bababeshyera nkamwe mu makuru waba uzi
wenda ukiri muto y'ibyakubayeho. mama ubwe ahantu nahise menya ko ari ukuri. ndabyibuka haje umumama araza ariko ubwo nari ngiye gusohoka noneho ngiye gusohoka kuko icyo gihe twabaga mu nzu y'ikigori mpita mubonye ariko nawe yarambonye mpita njya ahantu babika amasuka noneho ngiyemo ariko mama we yari azi ko nasohotse noneho wa mama arinjira baganirira mu nzu hamwe atari ko umwana mbonye urasa nk'uwongerejwe avuga ati rwose ni uwanjye ni umwana ijwi riri kure rya jwi nakubwiye ryo mu nda ni umwana wa gatanu rwose ninjira mwibyara noneho icyo gihe yahise amuha uburyo navutse arabimubwira byose yibona n'indi hehe ahantu bitaga ngo mu mfuruka maze kubyumva numva ikiniga kirafashe ndavuga ni uburyo bwose uko bankora gutya kumbi mvuka ahangaha wari uzi ko atari iwanyu kuko ndabyibuka mukuru wanjye yigeze kubwira umuntu ngo uriya mwana ni ukwanga ahunga mu muturanyi noneho nkimajina ko bashobora kuba baranora noneho n'ibyo bankoreraga mu by'ukuri ibyo mvuga ntabwo mbeshya oya ntabwo wabeshya mama imbere y'Imana noneho bitewe n'ibyo bankoreraga nkavuga kuko ushobora kuba baranora noneho ngahita ntekereza ko papa kera najyaga mubona anyita umwana wawe kuki bano bo banyira narangiza ubwo nyine maze kubyumva mpita mfatwa n'ikiniga ndasohoka niruka ndabyibuka mama yaravuga ati umuntu wirutse ninde uretse nyine ko batamenye uburyo nyine asohotse ariko mutambaga koko mvuka hano nibwo rero nahise niyakira uburyo bwo kumvuka ndabyibuka nagiye kubaza mubyara wanjye mvuka hariya mu rugo arambwira ati noneho nkazajya mubwira ibintu byinshi kubera yari umurokore nkazajya mbimubwira noneho namara kubwira ati ujye wihangana nta kundi byagenda ni nawe wajyanye muri korari ndi umwana muto njyana muri korari y'abana ni uburyo nahise neza ntabwo nigeze nifuza kumenya ibyo byana Imana yamfashe ndi umwana hanyuma usibye wenda kugira abavandimwe bakaguheza ntibashake yuko muhura ntibashake ko mugendana imiryango ku ruhande yo imiryango rero muri ba so wanyu ba nyoko wanyu n'abaturanyi muri icyo gihe wenda ukiri umwana igihe ndiho ntabwo imiryango kenshi ntabwo yifuje kumva nari ba data wacu kuko mama ndabyibuka yabwiye uwo mubyeyi ko hari igihe cyageze ba data wacu n'imiryango yose yateranye na ba shangazi kuko mama ndabyibuka nigeze kubohera shangazi umusambi ubu uzi kuboha cyane kuko nafataga natonderaga muri saro umusambi nkawuzuza saro nkawuzurizamo muri saro yacu hajyaga umusambi noneho ndawumushyira amaze kuwumushyira mama arambwira ngo n'ukuntu ngo yashakaga kupfa none umushyiriye umusambi ari mama abimbwira nyine nawushyiriye shangazi ngo n'ukuntu yashakaga kupfa ngo none ngo umushyiriye umusambi bambwira nyine n'uwo ngo wari ugiye kunyica data wacu agiye Uganda ngo kwa nyira kwa mushiki we agwayo umuntu nabonye wankundaga uwo so wanyu se we iyo ukuririye amakuru wumva yarashakaga kwicira iki kandi atari we wakubyaye nyine ngo nasabyaga umuryango nasabye ku muryango kuko singiye kubishyura urebye nuko benshi bagiye bisazira bipfira n'abantu barebare mwana DJ ndumva murumuna wanjye amuzi waramuzi yaramunye ko twageze yarambwira uko narinzi ko mwese muri iri ngo wari uzi ngo ndambwene wari uzi ko twese turi muri nawe ntiyakugiriye ibanga ahita abivugira imbere y'abantu warazi ko tureshya gutya nanjye bitamubwira avuze ngo uko tureshya ntiwari uzi ko tureshya buri umuntu nawe azi kuganira neza nkawe ariko tujya tuvugana da ni umuntu ugenewe wiyurekura nawe akaba yaganira n'abantu uretse ko we turaganira pe afata nka mukuru wanjye ariko nanjye mufata nka mukuru wanjye nta kibazo kuko n'ubundi njya kuzayo naje meze nabi ndwaye arambwira ati rero nta mpamvu yo gupfa nabi sojya nibanza ari iyaba ariko mu buzima busanzwe ni abantu barebare rwose n'ubwo iyo tugendanye
ntabwo kakandi kajya kankuramo kanemaje na mwe ubu ngubu nabo si ubusimuse byambise ariko nyine akankurura ntabwo tuwagiye uza tukagenda akakwereka ko nta kibazo kuko nta kintu amisha nta kintu warubatse yarubatse afite abana 3 none se muri korari ho ugezeyo nubwo ari abakristo ariko wabonaga nta kuguheza kurimo nka kwa kundi bakora imirongo ukabona hari abantu bashyira imbere kubwo wenda amasura ubo wabonaga muri korari nyigezemo urasa nk'uwongerejwe nanone muri korari nyigezemo nyine nagezeyo nabwo byatewe n'Imana ariko Imana yabigizemo uruhare naho ku bwanjye ntabwo najyamo ngo banyemere kuko ndabyibuka nararyamye maze kuryama numva ijwi rimbwira ati jya muri korari Imana iriya korari isa kuriya irimo abasore bangana kuriya abagabo bangana kuriya kuko Imana buriya koko bazanyemera nk'umuntu uvuye mu cyaro ariko nagomeje gusenga Imana nanjye nisanga nageze muri korari kuko nabyibuka naranditse maze kwandika ndavuga ni Imana umva bari umuntu kuri bukure bwa mbere niwe n'ubuhereje ntabwo nazi ko ari perezida undi usanga nduhereje perezida nawe ikintu yarukoze urabizi iyo ujyanye urupapuro muri korari barabanza bakarusoma wapi ahubwo we byahise bigenda bijya kwa pasiteri mu gitondo baramamagara mu ruhame rw'abantu ba Kristo niho bya Poloni yangagiye kujya muri korari ya neza ariko se kuki natabanje kujya kubonana na korari bitewe n'iki kumbi ni imigambi y'Imana waciye kwa perezida nyuma nibwo naje kugira gute guhura na korari noneho bareba ukuntu bansubiza inyuma n'ubundi se ko yaciye bamwerekanye arajya muri byarangiye nubwo buryo rero nagezemo mbona ndabyibuka hari ahantu twigeze kujya gusengera ahantu Kimihurura ku rusengero rwaho sindanyibagirwa mu by'ukuri singiye kubabeshya iyo ngeze ahantu abantu benshi bagira amakenga ariko kubera Imana niyo yatumye nabaye muri bo bagira amakenga ariko atarayo kukwanga cyangwa ngo bakwishishe hari abenshi bavuga hari n'abenshi babivugaga no mu mutima n'abenshi babyatuzaga n'akanwa kanjye ureshya kuri buriya azaza amarira iki buriya se icyo gihe none nyikora no mu kazi ko mu rugo bakabata umuntu ukora akazi ko mu rugo buriya amafaranga azayakura he ariko Imana ikanciriza y'imisanzu n'ubwo nari mfitemo umuntu w'umuterankunga yari yarambwira ati ntuzavuge umuntu ukwishyura amafaranga ariko avamo Imana imuha umugisha uwo muntu avuga ati nzajya nyakwishyura twese twagera kuyandika ari njye nawe tubizi ndavuga Imana ntabwo twaba twagiye muri inifomu sinamenye uburyo bayidodesha najya gutuma nanjye abantu bazadodesha na n'ubu uwo muntu aracyariho uwo muntu arahari Imana imuha umugisha arahari rwose arabizi nawe bamusabira amanywa n'ijoro umuryango wenda wakunda cyane bivuze ngo wageze igihe uva mu rugo ujya gukora akazi k'ubuyaje none se nuko iwanyu nuko nta bushobozi bwari buhari cyangwa nicyo kibazo cyo guhezwa ukabura iby'ingenzi ubushobozi bwari buhari niba ari n'umuntu wanambwiraga ngo ujya gukora akazi ko mu rugo ntabwo ujya gukora indushyi ntabwo ujya gukora akazi ko mu rugo nagapanze ubundi ngewe nari napanze kwiyahura iyo pole kwiyahura icyo gihe nari nejeje imifuka 2 y'ibishyimbo urapanze kwiyahura none se noneho reba gutekereza kujya i Kigali imifuka 2 y'ibishyimbo warahingaga se cyangwa n'ubu usasa tujyane iwacu ubu ufata isuka ukiharika akarima ugatera intabire fata umurima gahingisha n'abakozi hanyuma wejeje imifuka 2 y'ibishyimbo noneho ubwo mukuru wanjye yarazanye umwana wa kabiri yarambiraga ngo nzajya mbyara urere ndafuje azajya abyara urere urasa nk'uwongera ijwi nanone ati urashaka amafaranga yarasuzuguraga bihagije urumva noneho birangiye natekereje kugenda kuwa kabiri kuwa gatatu ubwo nateze
ubwo wateze bajyaga bambwira umugezi witwa Nyabarongo ariko bakawuvuga nawuzi ngo nuwumira umuntu umva nta n'umuntu ushaka kumubona za rero ari wo mbarira yari atwite pe ahageze nahise afata umufuka umwe musiga mu rugo ndangije undi mucamo kabiri umufuka w'ibishyimbo ngurisha igice kimwe ndangije ndabyibuka byari ku wa kabiri nahise manuka njya ahantu ku isoko rwa Gitima naho nasanze pasiteri ndavuga ndashaka icyemezo urashaka icyemezo cy'iki ngiye Kigali ugiye gukora iki ntacyo yanyandikira ntacyo arakimpa aza kukimpa mpita nandika urwandiko rwandikira korari ndangije mpita nigendera ntega imodoka maze kuyitega yangejeje i Remera ndangije mpita mvamo nashaka imodoka icyo gihe nashakaga imodoka ijya Nyabarongo bambwira ati imodoka ijya Nyabarongo ukamubona nayo nshaka imodoka waretse kwiyongorera sheri genda n'amaguru ndabyibuka nagiye nkatakata ahantu henshi noneho nagera aho ngaho nkabona nasubiye muri ya nzira ariko ngeze ndabyibuka ko namaze iminsi ngenda ndabyibuka nagiye ahantu mpura n'umumama ari nyinshi ndavuga wamba bari ukama kuryama gusa amafaranga nari nyafite nubwo ndashaka aho kuryama gusa bitewe n'uburyo nari nabifite wagenze iminsi 3 urimo ushaka aho kwiyahura ko ushaka ahantu h'Abanyabarongo kure batazigira bamenya ko kubera agahinda nuko ngeze aho ngaho mbona ndarushye uwo mumama cyo kuzaramba ndabyibuka umugabo yaraje ari mu rucuku yanga kumubwira ko Mari yarangira ubu turi umuntu uryamye hariya nyine aho se wamugabura yansabye kuryama ariko nanga gusinzira nashaka nanyica n'ubundi ko ari urufashaka none ubwo bukeye nabwiye mama ndagiye nimara kugenda nahuye n'umukobwa haruguru angate ko umaze igihe nkubona usirikira urashaka numva umutima uramwe atako wamubashije akazi arangije ambwa ati waretse nkakujyana ku kazi yewe akazi ko kwese nanjye ntago nkumvisha waretse njye muri ako kazi yego nahise njye muri ako kazi nubwo buryo wakozemo akazi ko mu rugo nubwo buryo nakozemo akazi ni nako kakubera umugisha ubwo kugera mu murimo w'Imana umenya Imana abantu wakoraga bari abakristo ntago bari abakristo ariko bafataga neza deca arabaza yari mushiki yabo Imana ibaha umugisha bakaguha uruhushya rwo kujya muri korali cyane ni nabo bambwiye naravukiye igitekerezo maze kubirota aramwatibuza kuko bari bambwiye urugo n'urwawe yari umumama n'umukobwa ariko umukobwa we yagiye urisanzura noneho utangira kubona amahoro twarakundanaga cyane ku buryo icyo gihe yageze aho ngaho tunajyana no mu rugo arambwira ati ndashaka kuko kujya kunyereka ko ufite ababyeyi bameze nkawe nabo bahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo nyuma y'ubwo buzima muri ino minsi rero muri ino minsi ufite icyizere cy'ejo hazaza mfite icyizere ko ndi gusohoka nkabona abantu barashaka kunyegera nkabona abantu barashaka kunsuhuza nk'iyo ndi mu isoko nkabona abantu bafite amatsiko yo kungeraho yo kunganiriza nk'ubu nkavuge ni mukiriya ni karibu nkabona umuntu araje aranguriye ngira ngo atanabiteganyije mbese ndumva nta kibazo ubu uri gukora iki ubu ngubu ndi gucuruza imyenda y'abana maze amezi 3 muri hesoko Ibatsinda abantu bibatsinda bakugereho bakugurire utere imbere kandi ukomeze waguke ukomeze wigirire icyizere urumva Imana yagushyiriyeho impamvu yaguha agakiza no kugira ngo nawe uzafasha abandi nk'abantu rero nagira inama hari nk'umumama umukobwa ejo bundi yamaye mugenzi wanjye arambwira umukobwa bibutare yambwiye ngo ukuntu nawe ari guhohoterwa atabasha ngo kugera mu bandi bantu ariko ngerageza kumuhamagara niba nyumva niba nandeba nawe agomba gutinyuka ni ukuvuga ngo hari n'abandi bafite ibyo bibazo byo guhezwa ubumuga nanjye nawe ibibazo byinshi ariko ibyo ngibyo ntabwo twaheranwa nabyo ikindi tugomba kumenya Imana twajya mu rusengero tukumva ijambo rye